Ariko se mada ko ndeba utora mu nzu warayubatse ko harya ngo mwahawe ijambo ariko ako mada ukitse hano habi basi wahajureka ugashyiramo imiyaga uranzora mu nzu warayubatse aniyo nende washatse kanze mamagare Kadogo azadukiranure mu nteko nitujya mu nteko azadukiranure Kadogo Kadogo ukira cyane cyange nacyo utajya amageze na ryacyo ntabwo cyumva we Ravi Karame waje hano rwose ko umugore ndambiye ukazambera umugabo mu nteko tu ariko se mabuja koko urwanya boss gute ndeba ngewe nimbitanga mu nteko utazagira ngo urankoresha n'undi ni boss ukoresha umukozi ibyo bimenye umva se Ravi yewe ko ndi kumva hano muri gutongana cyane byanga bimeze bitera wagira ngo se umugore ajyose yananiye yewe nurutse ku muhanda ngiye kwinywera agasembuye numva ibintu birakomeye hano byagenze bite ngewe uyu mugore arimo aransura mu nzu ko bahawe ijambo mvure mubwire Ravi abagore byabaye uburinganire ngewe bigira iwanjye uzaza ureba mba meze neza nta kibazo wagira ngo sinkorora sigiye kufatanya n'umugore abagore b'ikigiye babaye imbabura umukozi wanjye arabireba subireba Ravi ndabireba rwose boss ndabireba rwose dore n'umugabo wa gatatu yaje sibona iyo yaje sibona iyo si muturanyi wacu mada to yacecetse yabyimbye nk'iki rata siboni wangiriye inama n'umugabo mugenzi wanjye mvure nkubwire ari ibintu ndi kubona muri uru rugo ngiye bidashobotse nimba gutekerana kugaburira ngo guhaze ushobora kuba wajya mu nteko ukabishyira hanze usibye no kumaza cyangwa kunekera imirimo akora niya kijana kirangaze ngiye kuzana abayobozi siboni so namugiriye njye kumureba mvure nkubwire nimba ari mu nteko umbwire njye kwambara agakote kazima nkure miringiri ryacitse ariko se wowe ko wigira umusirimu hano duteye mu cyaro uje gutyo tukagenda ukandwa nawe ejo byakubaho rega ariko se mada base kangwa se ikibazo kimwe urabona utari mu makosa nyihorera ariko urabona umva buretse mve mu nteko ndakwereka utaciriye mwishyize hejuru ndakwereka sha umva se nkubaze Ravi urambase iki umugore uramuzengereza kandi usanze ariko kunombagura yakujengereje kora bagakote tugende mada utekure bibone utekure utangura mu bwonko utangura mu bwonko muri sasa bangeta ngwereka muri kembabwire nguse kuri bibone mada nuko natanguye agacupa banguse kuje umva Ravi je narusaku nshaka hano mureke kurwana ariko ubwo nimbona murwana ngiye iwanjye umugore ndamukorera ibiki mujye mugira mutanga icyigisho mu byo mukora byose Kadogo genda wahiriringa uzitewe neza tiyone yo gutanga ikibazo mada ungoje kigisuzugura imbere y'umukozi wanjye ariko biraza gusubirwamo harya ngo mwishyize hejuru umva se sibone tugendere gubineko yagezemo n'abayobozi bahageze kandi nta kuntu twakererwa ngo bakanyanyiko baje bakaronga n'uburyo bose baje hamwe na ba Stefan ariko uriya muyobozi witanda bitekanika nabonye nawe abikora neza ayobora zone neza tugendere urabona hari aho kurya mu kibuga batashyitse mu nteko ahubwo reka twihute tutari twakerewe kugira ngo ikote ryanjye niriri guta amapesi wewe ushyiraho n'uturere twihute amasaha rero yageze n'umuyobozi wa zone ridarimo yako baraduhana twihute awi wiriwe bwana muyobo niko rero yarimwe n'abantu benshi mumeze mute muri aho muyobozi muri aho bakanyanyiko n'abakanyashoga mwese inteko irashyushye cyane murakoze kuza ariko se ko mwakerewe ni ibiki mwatewe n'iki cyatumye mutaza kare dore inama irashoje dore n'abantu baranabasetse se mwakerewe n'iki ngo nimucishe vuba mucisheho vuba mutubwire ibibazo byanyu hasigaye duhite dusoza inteko mva bwana muyobo ngewe hari ikibazo mfite uyu mugabo ngo ni kanyanyiko tuvuye iwawe
ambwira ko afite ikibazo cy'umugore barimo barashwana. ese wa mugabo ko ndewe uvuga ibibazo by'abandi waretse nawe akivugira sibyo burata niwivugire kuko uri umuntu w'umugabo aravuga ibyo ubundi ngiyo ugiye kureba mu rugo rw'umuntu utaye ibibazo byawe urumva utaye ibibazo byawe ntabwo bishoboka banza umenye ibyawe ubone kuyobozi. yego sibona iyo rega byaramucanze. Njyewe ikibazo cyanjye n'umugore kirihariye, mu buriri nta kibazo, ariko iyo dushyitse mu bintu by'ibikorwa ndamubwira ati kora akazi kare inshingano z'umugore akanzamukana n'icira ya 8. Umugore wanjye niwo wahindutse umugabo mpinduka umugore, ubwo twakoze change. Ibyo bintu rero genda jyanga mu mbazi neza abagore mwabagize abagabo mu ngo z'abantu. Mva njyewe nanjye ikibazo mfite, njye ndahinga imyaka bikansaba ko shyiramo tubura. yego none se ubwo njyewe ntabitubura gute kugira ngo nzatubukire? umva Simoni twumvikane, njyewe ndazamura ikibazo cyanjye babanze banyemera cyanjye utugera cyangwa asiriza muri iyi nteko bireba. ushaka kurwana mu nteko nkwereke? Tuzanye neza. reka mbabwire rero ndabona ikibazo cyanyu nzabahamagara kundi munsi muzazinduke mbabara Simoni ndibona nagukubita. ukubitane umugore yabakuziringa njye ninkukubita nagukubita muri izi saha saa 8 wowe mu nteko nyandagaza ngando. ariko iyo mubona mwihandagaza imbere y'abantu bazindutse bakaza kare mugashaka kurwanira imbere yanjye harya ubwo nanjye ndamutse ngiye ibibazo mwabikemurwa nane mugende gake step by step. ariko reka ngo base muyobo nzamuye ikibazo cyanjye nako se no kukizamura abo kizamuye imbere yuko ushobora kuba umugore wanjye kwa ruswa azama ikibazo cyanjye ntago ari iki none arimo arashaka gusubiza mbere aragira ngo bagusubize mbere yuko batari basubiza. Ushaka ko mu rugo rwawe wagisha nakubamba ushaka ko mu rugo rwawe nakubamba. Ndeka njye ngubwire rero ibi bintu nukuri kuba ni inteko mugira ukuntu muyineka inama zirangire umuntu ajye mu bye. ubwo nabyumvisha ibintu byanyu rero ni birebire nimba ikibazo cyawe wakizamuye ndizera ko cyageze kuri kuba gishinzwe mu ijuru. Imana ikibazo cyawe yacyumvisha ntawe wakizamuye nyine nimba wakizamuye tuza ubwo wemere ukubitwe wemere urumva uko ni ya mirimo yicaye bugufi ariko Yesu naza azakuhemba uyajya no kubura yambuga yaraye yandi yaraye. iyi ni kubahe official tuzayose ko mbona byanze ko mu mpande zombi byanze harya ubwo bizaherera hera naho ikiganiro cy'ubutaha kubahe comedy official. kurikirana igice gikurikira kuri kubahe comedy yabateguriye ibiganiro byiza by'ubwenge kandi bimeze neza. wari uyoboye iyo nama bamwita ndabitekanika nta kijya kibumunanira ajya bitekanika da niwe yabitekanitse amahoro aratemba. abakinnyi bari bakurikiye bakinaga harimo Simoniyo hari umugore yananiye akubita wajya niwo mugabo, hakaba harimo uwo bita bigira n'uwo bita kanyanyiko ndetse n'abandi benshi bagiye ariko ubutaha tuzaba turi kumwe. hakaba harimo witwa Ravi wayiraga inka za Kanyanyiko, hakaba harimo na Dani ndetse na Kennedy na Muringoma.